world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Yes, take a gift. Airtel bafite gift kuri gift. My friend, warubizi neza yuko amafaranga yawe ibihumbi bitatu biguhesha giga 30 zo koresha ukwezi kose. Bakahita baguhamo n'amayinite ukoresha mu kwezi kose ndetse na SMS z'ukwezi kose utamara. Ubwo ruvaga amafaranga ibihumbi bitatu harimo ibintu bitatu. Harimo giga 30 z'ukwezi kose, baguha giga imwe ya buri munsi, bakaguha amayinite utamara ya buri munsi ndetse na SMS utamara mu gihe cy'ukwezi kose. Mubane na Airtel, my friend, kanda kanyenyeri 255 maze utangire ukore process zishobora kuba zaguhesha ibintu byinshi bya Airtel. Airtel. The reason to magic. Urumva ni bw'urwo rwanjye rwa kabiri nuko aruru nurundi rwo umva njya kwifashayo. Urumva? Uwo mukobwa rero uriyo man yazanye ibiboro ngenzo ndayishyura ngira nte ariko yazanye n'abavandimwe biwe. Ariko uko nicaye hekerezo yaza afiteyo umujamamani ngo ni musaza wiwe urumva mani ni mukuru ubona ari ikigabo nyine gisa nk'ikimuha amafaranga yego mani ariko uko nicaye mani ngitekerezaho buri kanya nkavuga ati ibanza kiri mu biki nyine nawe urashona ariko rero ntago ari icyo ngicyo nshaka mani ndashaka gupanga dero yuko ujya kunekerayo kana okay hajya kubayo icyo si ikibazo wabaye wagira utariko ngiye cyo nifuza no kubayo ikindi kandi ngiye ntago napfa kukubwira ibintu by'ubugoryi na amafaranga ugiye gukorera nta kindi urumva niyo mpamvu nakubwiye ngo uzane utwenda duke ndabona abana tuzanya niyo bag urumva hajya ndimutse deal rero kuntu imeze ndashaka ugende ubeyo urumva witwara rike ngenda kujyana mvuga kuri umuvandimwe wanjye urumva hakubukani umuturebye ko kubura bona nje nawe twavuka kubera iki semana okay it's okay pakuba usibye ko warabaye kiraro ukagira imisatsi nge nkaba nawe mfite cyangwa uhuki ugaragara nk'umwana mutoya urumva tutavukana uri umwana muri famille ngenda genda mvuge ko nta hantu ufite ho kuba urabyumva wino misi aho wabaga byanze ngiye mugende musabe mubwire ngo wamperewe no mwana icumi urumva ngiye n'ukwezi kumwe ngusaba gusa niba uri bugende ukigira ikihe kigorye niba uri bwigira umupfumu niba uri bwigira umupasiteri upfa kunekerayo tu okay ukamenyera wagwane hari ahantu straight to the point amafaranga nangaye yoze cyita amafaranga man sibyo harya wambwiye ko inzu yishyira ngahe sambwiye ngo ni 200 ari bindagwa turuwasa urumva ko ubusevinze amafaranga 200 izo turuwasa nawe uzashaka uburyo uzikoramo icyo ushaka kabisa ngiye cyo nshaka no kugenda ukankorera deal ikindi nshaka rero nubona ibyo bintu bidafututse ibyo uwo mugabo uriyo cyangwa nabandi agenda azana cyangwa ukamenyera ko ari abandi ageza urumva ndashaka icyambere ngo utumye n'uwo mugabo kubashwanisha byose bigapfa ntawe ushaka yaba muvandimwe we yaba we ntabyo shaka okay that's good uravuga kumwirukana kunifukuza Sakuki yarazana abandi bagabo iyo ni kama kunifukuza biriya ni wewe wabiteye ni wewe wabiteye wese wivumbura uretse nkubwire tukote ntabwo tukwanga turaziranye tangu zamani tukote turaziranye sibyo on est ami on est frère sibyo uzi igifaransa flatterie tu dois la flatter wowe ntumwiyereke ukumeze ntumwereke icyo ushaka kugeraho sibyo wowe nyine azatanga tukote natangiye kubana nawe sibyo noneho nk'ukuntu wari uvuze ngo igira iboze à la fin de compte niho ushobora kugaragaza le vrai visage ya tukote ntega amatwi yumve icyo gihe niko napoteza sivyo nyuma à la fin ndabona la fille nta kintu afite narataye giye oya rien n'est tard il n'est pas tard ntabwo wari wakererwa kandi umunyarwanda yaravuze ngo iyihuse ibyara igihumye ifanye niambie sikie bien nyingi iyihuse gari
iyihuse Ni gari hiyo c'est ile un proverbe. inakimbia. C'est un proverbe. C'est un adage. Eh. Ni umugani. Kwa Kiswahili wasema mithali. Sasa nisemulie Reka basi. ngusemurire rero ngusobanurire. Niambie. Iyihuse byari bihumye. Reka mbigusobanurire. Iyo yihuse ni nini? Iyo yihuse ni ngombe. Ni ngombe? Ishobora no kuba n'imbwa. Sasa ngombe nakimbia. Nkumbwiye ko ari umugani ntega amatwi. Tega amatwi unyumve neza. Sasa tuseme iyihuse ilifanya nini? Yabyaye ibihumbi. Ibihumbi. Reka nikubwire mu Kiswahili numvise uzi Kiswahili cyane. Kwa Kiswahili wanasema hivi, haraka haraka haina baraka. Ndio. Nicho bisobanura. Haraka haraka haina baraka. Ndio. Then pole pole ndio mwendo. Nicho gisubizo cha haraka haraka haina baraka. Pole pole ndio mwendo. Kwa Rwanda ni kusema iyihuse ibyari bihumye. Ndakubwiye ko ari umugani ibindi. Sasa ni nani ataza kati yangu na nani na? Nimekwambia haraka haraka haina baraka. Haraka haraka haina baraka. Sivyo? Tunabisikia? Unataka nini? Hari icyo ushaka kugera? Tunasikia Kiswahili. Ikiswahili kizi haina baraka. Yihuse. Yabyaye ibihumbi. Pole pole ndio mwendo. Okay. Sawa. Pole pole ndio mwendo. Sasa na mimi muniache uende pole pole. Lakini kumubembeleza hakuna. Bembeleza mtoto wewe ukoje? Kwa nini? Utapata byako. Tukote usibembeleze. Kama unataka ila uwe makini. Uwe makini. Tafadhali. Yes. Tafadhali niwe makini. Tafadhali niwe makini. Yes. Lakini kubembeleza ile malaya hawezekani. Na kuwa makini, ukiwa makini ndipo natembea avec sagesse. Na utafikia mwisho mzuri. Si ndio wewe ulileta maisha? Si ndio wewe? Ngiye naramuzanye mu maisha yangu, mu buzima bwange. Lakini arangeuka. Uko wamuzanye to utari. Uko wamushize mu buzima bwawe, mu mutima wawe. Ushobora n'ubundi kongera ukamukuramo. Kuvanamo ariko avec intelligence, avec sagesse. Ukiwa makini ndio hivyo. Munipatie wakati. Ndatekereze mzuri. Achana naye kama hataki, achane naye. Siwezi mwacha Tukote. Tukote ni rafiki yangu. Turagukunda Tukote. Ntabwo twakugiriza inama. Uyu mwanya tuba dufaje. Ahubwo ni ugomba gufata umwanzuro. Jewe ndi umutemwe. Unasikia? Uko ibi bintu ari ibyawe. Témoin de Jéhovah. Hapana. Uko témoin nani? Temwe wako. Temwe w'umutungo ko ari uwawe. Ntabwo ari igihe twawuguze. Shobora kuza. Jewe mu butabera ibi bintu nkabigaruza kandi urabizi twarabivuga. C'est très simple. Ariko kuva harinjiye mu ndi muntu. Reka tuze tumukuremo ku bwenge we. On élimine. Uzamuvana. Buhoro buhoro. Ni wowe ufata rero icyemezo ukugiye kubikora. C'est boss. Bite? Sawa. Kwakirerewe? Kunyihanganira mu rwari hari abantu bashaka ko bambona. Meze neza? Ya. Hanyuma Pamela, hari ikintu ushaka. Ibi bintu bikurikirane neza witonze. Akantu ku kandi. Gato cyane ntihazamerere. Tuzagirana ikibazo. Ntabwo bizaba boss. Right? Yego. Okay. Hai, twakwigendera. umuntu w'amarasondera n'iwacu akobame ntukambaze ubusa wasutswa nifatanyije nawe kumenya abakomaga n'abagera
Ninde? Ninde? Uruje hano? Ndashaka kuma karibu. Karibu. Ntabwo muyobye se dufite ibipangu bisa biri hano ku murongo. Uruje kwande? Techa parahari. Urayoboka. Kari bwa mbere mubonye hano muri no rugo kuva imyaka yose mabaye. Ngiye rero twariganye. Mwariganye. Bakwita gute se? Niwe Ange numvaga avuga. Nuko wabimenye nese ari ko mbona ndahari. Nawe abe ntago siyazeza gukingura se. Agomba kwita nyina ndeka ngiye nkaza kugira ngo manze nguhewe kama ngiye wakira abashyitsi. Niyo badahari ninjye kwakira nkakugumisha nkakubanisha ibintu byose. Ntago twasuzanyije. Inkuba z'icyungwa. Inkuba se ntabanje kugusuhuza nk'umushyitsi. Sunge kwakira abashyitsi. Kambakire nyine. Muraho. Ko mbona bizagorana. Ibiki? Uje uro kumara isaha imwe wo kumara iki ko mfite agakapu cyangwa uro kumara iminsi. Ndebe ko tuzagorana. Ntabwo ntabyo kugorana bihari. Kandi uri mufite mwiza. Wabibonye nawe. Ewe Ange. Ubiganye na mahuje wanjye ketchup. Uriya ketchup rero nanjye mukiga ninjye wamuteretaga. Rero ubuzima buragenda buricurika byo bita banana share gatebe gatoki. Nukuvuga ngo ubuzima bwanjye bwaricuritse nza gusanga ari nge muntu wamuhaye pass yahana agomba kuba yaba mu buzima bwe. Nukuvuga ngo ubundi ubuzima mu mwaka w'1322 nibwo umushakashatsi wambere bitaga Richard Calvanto mu France bw'amajyepfo werekeza muri Espagne yavumbuye yuko inzira yawe y'amahirwe ishobora kuva kundi muntu utabona nayo mahirwe. Ngo ngiye nshobora kwereka inzira muri banki ugahabwa ideni. Igihe ngiye iyo banki idashobora no kunyemera kufunguzamo konti. Nuvuga ngo we yaje ahangaha ngiye kumutereta. Yakire mu rupfu rwanjye. Bose barankubise bonye nazanye icyuki amaze kunkubita abafashe nimero z'umukobwa warunsuye ubajye bavugana ngo atazamuraburiza urukundo rwabo rukomereza aho ngaho. Urumva rero ngiye bakiriye mu rupfu rwande. Bivuga ngo uri inzira y'amahirwe abantu bashaka amahirwe bakunyuraho. Bityo rero ubu nanjye rero unde uko mbona uko nguko nshaka kukubera amahirwe. Ange. Marayika. Karibu. Karibu kiriya. Umushyitsi. Umushyitsi karibu. Karibu. Arahagana hese. Muri salon. Ninjira hano. Cyane mu gikari niho nabonye yarahagaze. Hari tunera arimo mu gikari. Muri salon ntabwo arimo, cyane mu gikari. Nta kibazo hose ugera mu nzu ya ari mu gikari mabusha. Ajya ngo kwitanye. Abamenya ko marabizagura. Marayika. Ange, zana mutwaza gaka. Ego mana yanjye. Sheri karibu. Niki? Ikintu ni cyangaha. Rekana n'ikigoryi ni cya hano. Yo gukoza iki ngo nyereke ngo nyipasure. Ambajije amagambo nakari muri rwose ndakavuga. Rekana nizere ko nta bintu byinshi muvuganye. Nta birenzo bisa ko nishusha umutwe. Ni ikigoryi mvuga ndamubwiye. Uzi ko utajya uhinduka? Uzi ko numvaga ko byibura biri bufate nk'amasaha ane kugira ngo ngereho. Ariko man, reka mbwira mpagurutse nta nakarabye kugira ngo noneho ubyumve. We ukaba wisize makeup utoze. Nagiraga ngo nkumve. Ahubwo se siri uracyari umusirimu nuko. Erega kuri wowe nta kintu nakora. Suko uri guhamagara numva umutima umva mbwira amakuru ngo bimeze bite. Nta kintu nakubwirira hanga kuko uramuhungu ninjajwa ubu yaba ari kutwumviriza. Kamaze mbike kanwa kapunze. Inze umubwire ibyanjye n'ibirere. Misipura murabana. Ariko magambo agira ngo ntiherekana kujya atakumva. Agira amagambo menshi. Musubize se. Neza. Ke uyu rero ni umwana muri famille bari muzanye ngo mumenyane ariko hari ikintu ashaka gusaba.
yakabyivugira ariko reka mbimufashemo kuko atakumenyereye reka manze mbimubwire uyu mwana yari amaze igihe adafite abawe rero nashakaga ngo umufashirize ubu muhaye indaro icyumweru kimwe gusa ese wamujyanye wawe ake nawe habaye urabwiye rero kuko rero tuvugane umva mubwire ntabwo uri umuhungu aba hano ibyo ngibyo by'ubimenya iyi nzu rijya yishyura n'amategeko yandi kuba rero nubwo ndayisohokamo uyimwinjizamo ujye ariko iyo mbwira ibintu nk'ibyo wamujyanye wawe hariya iwanjye warahabaye sibyo nta hantu afite ho kurara abagore babiri aho nararaga ari harara abo raraga se ntwaraga na biju abagore se urabaye umuhereze bararanye ako si mwene wanjye se simbwe kakika nimbambeshe nyine kika nimbambeshe ni mwene wacu nyine none se urabona nakuzana umuntu hano nyine agenda arara na biju si mwene wanjye usana na biju gute umwe nubari urari bari mushiki wanjye ntabwo uramunga guma hano ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka tugende umusezerere urujyane wawe cyangwa usabe none sibyo uriya mwana agenda umushakira ahantu aba sibyo niyo yaba muri saro mukajya musohoka mukamereza icyo wamujyanye kwa anko wawe wamujyanye kwa anko wawe wanyumvise atagira mwumve gute okay reka ngusabe rero niba utabyumva umbwire niba ubyumva umbwire nta kintu ndi kumva mumpere icumbi ntabwo uri ukuntu tugende uriya mwana umujyane kwa anko wawe cyangwa umujyane wawe cyangwa ujyane mukondeshereze nawe niba ushobora kunyumva sibyo umwana asabye icumbi umuvandimwe ndarimuhereza njyewe urabizi neza ntabwo nyasubiza abantu inyuma sibyo umuntu yajangana ngomba kumufasha serivisi keza nta nugashaka ntabwo bishoboka tugende uriya muhungu ushaka umujyane kwa so wanyu cyangwa nyine umugumize si famiye sarare na biju okay nta kibazo niba ubyanze reka mujyane ariko nawe ntabwo urambangamiye kabisa reka mujyane iwanjye nta kibazo aba niyo yaba mu gikoni hano mufite imyanya yuzuye agenda arare na turebe icyo bikumarira cyane rwose umva injira mu nzu karibu injira turakoze cyane injira agenda muhungu bugira ubwenge urabona ngenda nta bwenge ngira ibyo mba nkubwira ntabwo ubu byumva uriya mwana gutwaye iki antwaye iki ariko reka mbanze mubizi reba mama wanjye ari hano umusaza wanjye naranga none kugenda uzanaho n'abandi ariko iyo umbwira ngo bari hano ukabimbwira njye mba nyobeye yuko ari igihe inzu yishyura kuki ujya kubazana utambajije se nanjye rero reka ndeka umwana abanza agira murekura mwana umuhereze umwanya agenda ntabwo ari bubura aho aryama nashaka ajya arara hariya mu ntebe ikibazo ryari ni iki nashaka ajya arara mu ntebe kucyumva ko abawe ari bo wahicumbi kurusha abanjye se wagira ngo wahanzweho n'abazi ni iwanjye nibyo yishyura murekura ya mwana azi abaho ngaho urumva bamwe ziba ntukajya umenyera abantu ntuze njye mumenyere wamenyere umushyitsi wanjye jya kumubwira ubugambo bwinshi nkana gahe ni nk'ubwiki umubwiye iki ndakuyobewe n'amagambo yawe gusa anje ngongeraho n'ibindi uzi amagambo agira ubwo n'ubu ntarimari uyu mabuja ko umushyitsi aje nabi aje mu rugo rwawe ukazana bame mva imbere nagutuka wambesire we mva imbere aje nabi aje iwawe uzi ko nahita mwirukana nonaha mwirukane musaba imbabazi igira vuba ariko aretse ko imbabazi ari mugenzi w'Imana nka gusa imbabazi bikarangira uzima ntarazivuga se sinabwo ko umushyitsi azashobotse bame ndawukunda none se ni gute umushyitsi njya kumusaba imbabazi akatavuga ngo arazimata azi n'ukuntu ngiye kubivuga njye koga amurumva ntafite umuntu mwiza mbangamo tundi twenda nakira umushyitsi neza nkahutamo agapira kanjye k'icyatsi n'agapano kanjye k'agashokora noneho umushyitsi wenda wayambonyemo imboga mu menyo nucyumarakana ndakwirukana kumenyekana kwawe rero nturakare nkusi imbabazi zivuye ku mutima nyagara kuri hano nsanzwe nteye nagira ngo ndebe ko twakubaka ubucuti njyewe nawe anje urakoze kumbabarira shama urisutwa va imbere igenda oshi bame wagiye ndebe kuva kera nkuzi ubundi utwika uvuga rikijyana sheri mu bibazo mfite hano n'uyu mukozi abamo reka nkubwire sibyo sura kunavuga nimba ajya kuva kuko njye namusanganya n'uyu mugabo bari kumwe uri kumva niba yaragiye kuva iwabo bakamuha umuti akawuhereza uriya mugabo ntabwo mbizi
ashaka kuba yarabaye Kanimba ku buryo niyo wagira gute Kanimba ntabwo ashaka kuba muri urugo bamenya adahari ntiyarya ntiyanywa aba yabaye nk'inzanga ubu nta n'ubwo wanamwirukanga ntibibaho niyo wamwirukana Kanimba yamushaka mugarura ariko reka turekane n'uriya uriya we ntabwo ari ikibazo cyane nta n'icyo arwaye uriya wanamuha n'ibintu akajunja mfite ikibazo kirenze uyu nguyu uyu ntabwo ari ikibazo uyu ni ikigo gishobora kumukubita na 2 nirirwa avuga buriya aba ari ubukene n'ubuzima bubi reka nkubwire ntuzi ukuntu Kanimba namukunze ntuzi ukuntu mba Kicukiro mu Gatega nirirwa kamwitaho ntacyo nakoraga umuntu wese nari mfite mu buzima bwanjye w'umugabo wangiraga umumaro namukuyemo kubera kumukunda Felisi ni wamwanzi sibizi guhaye pasi fatika warambabaje buriya reka nkubwize ukuri nimba hari ikintu njye nicara rimwe na rimwe iyo nahuye n'ibibazo nkicuza ni ukuri ya muntu namwanze ubu nako mfite ubuzima bumeze neza cyane nyuma y'ibyo byose biraba twanyuranye mu bintu byinshi nambara z'umugore we nubwo naguhamagara kugira biki ariko ikibazo mfite aka kanya cinkomereye nuko Soleil umugore we atwite inda itari niya Kanimba guki noneho iyo nda yabujije abantu guhumeka muri uru rugo uritera Diodora n'ikibazo reka nta n'umuntu wemerewe guseka ngo yirekure yiyongeze ushatse kuvuga ko umugore mukuru afite inda kandi izina ry'Imana ariko iyo nda nyine ubyumve ko udashaka guseka ngo wiyongeze wibaze uburyo iyo nda yahagaritse amaraso abantu nurese umugabo wawe nawe akaba yemera ko iyo nda nyine akaba yifata neza kandi abizi ko atari baramuhinjaritse yabaye ukuntu ariko ese kuba hindutse ubundi bubaye iki Sheri ntago ari uguhinduka ni kwa kundi umuntu aba ari umwe mu bintu byose akabura ikintu akora umuntu yakuguteshereza iki umutwe mwayikuyemo iyo nda mwayikuyemo ariko Ange urumva bishoboka ko wafata umugore ukuze kuriya ukamujyana niba ari nko kwa muganga ukamubwira ati mukuremo inda nk'aho ari uruhinja ariko wabikigoryi wabikimara ukandenga none si ibyo ngibyo nibyo wamujyana kwa muganga se uvuga ngo ese bikore mbigenze gute kora iki shaka ibintu kuri inda shaka ibintu mutege umuntu buranatinze kono ngo ni mukiriya ngo na parfum murayitera ngo wishyi ni wanaseka Sheri yego none indate ni mugo nisi binini basi reka nkubwire ariko we nunyemerera iki kintu wowe ukagikora ukakimfasha nukuri nanjye ndabamagaza impande yawe ariko wumve ko ngiye nafite uburyo navuga ngo ngiye kumutegamo ngo mbimuhereze kuko mba mufite banarabikoze none se ntabari hano aba hari yajya heza icyo ni cyo kibazo ufite ni ukuri kw'Imana mfite iki kuko reka nkubwize ukuri uwo mwana avukiye muri uru rugo none ikintu kimbabaza ni ukuntu umugabo wanjye amwitaho akamukorera byose ashaka njye atarabinkorera umwana wanjye umva rero ikintu ugiye kuvuga shaka kumugumisha hano shaka kuvuga ko ni inshuti yawe shaka ikintu nyine ushaka impamvu ibyo nta kibazo njyewe we tuzabibona muri uru rugo ntabwo bajya bamenyera kuguma hano byo wahagumye ahubwo wowe nyemerera ko wahagumye n'aho abangaba bo bihorera umva rero ikintu ugiye gukora ngiye kumufungura umura agiye kubyara amezi atageze ndayikuramo ibyo icyo nicyo kibazo ufite ahubwo sha urihangana uko wihanganirwa kati Ange sinzi ikintu nzakwitura ni ukuri iriya nda nivamo ntabwo nzi ikintu nzakwitura kandi yavuyemo umva mbabarira nyihera ibiryo nire umva mvuye mu rugo nari ikintu mfashe umumagaye kubagaho uje nirukanka mbabarira basi rarivuyemo tugende mu bihe byose ushaka ibyo gusa bimparisha kandi abizi ko kuva na cyane horaga mufasha urabizi ko na examine azi gukorera akagenda ko ni ibintu byose ubundi ni inshuti yawe ibi byose ubu nta kintu kiri kugora kimwe nani wa mugabo aragira umuzi wundi ni abagabo muri bodi bagize inama y'ubutegetsi ya NBG ubuhe mugabo umugabo rero haba umugabo twa Kalisa niwe mugabo tuvuyanga wa musaza amaze kumbwira ngo donc iteka iyo ashaka waba inama abasha kugaragaza ibintu bitagenda gusa
just straight kuri point. Urumva ikintu yambwiye yanyeretse ibintu byanze byose byapfiranye mbese nk'ibyo tutakoze mu by'ukuri ukuntu ameze ni umuntu utajya wemera na rimwe urabona ngo dutumize inama ya bodi y'abanyamigabane no iki ntabwo twagikora kandi nawe uzi impamvu kuko fayirosi niho ruzingiye turacyafite ikibazo cya fayirosi kuko iyi nama ubundi zo zitangiye bahita batangira bakarahirira ku mahame ari muri fayirosi biyemeje nyine wajise mu kintu icyo ari cyo cyose turi gukora iyo nama ntabwo igomba kubaho ntabwo dufite uburyo twayisubiza inyuma kutese ntabwo uyu musaza uba utamuzi ntabwo nzi ikintu turi gukore kuko uriya mugabo yabyiyiziyemo ntabwo kuko washobora no kuyitumiriza twe tugaje tukaba tuguye hejuru ntabwo bishoboka ariko se iyi fayirosi yagiye buryo buri njyewe uwazana fayirosi icyo byasaba icyo ari cyo cyose njyewe niyo bambwira ngo mara imyaka 2 ndahembwa ariko fayirosi iboneke manager niyo yaba miliyoni 20 cyangwa kuzamura njye nazitanga ariko fayirosi tukayibona hano kuko iyi fayirosi izadukora kuki fayirosi miliyoni 20 ntabwo byakunda miliyoni 20 nizo naba mbitse ntabwo naba mfite imari ingana gutya nkaba meze gutya ikibazo ni ukubona ayo mafaranga rero sasa miliyoni 20 uvuga ngo njye nyibahaye ntabwo bahita bayama ngomba gushaka ko mbigenza ndabinyuza muri inde nyine yuko ugenda ukareba buri muntu wese winjiyemo hano kuri uriya munsi twayiburiyeho even cleaners manager buri niyo yaba umukiriya niyo yaba umushaho umuntu wese wagize hano kuri uwo munsi ukeneye kumucekinga ugende umugenzure muvuma ziwe zo nidushake dushyira abandi bantu bo kudufasha kuri ibyo bintu sibyo icyo ndi kuvuga ariko ku cyumba nidushake duhayaringe abandi bantu bo kudufasha gukurikirana abo bantu bose cyadushyiraho itsinda ry'abanyamasengesho berekwe manager what nibyo ngitangiye gutekereza n'abanyamasengesho none gukubwira case ikomeye uri kuzana ibintu ngo by'amasengesho hano ugereka umunyamasengesho gusenga bakereka umuntu wayitwaye no cyadushaka umupfumva mubwire hari aba private investigators uzi kuko ngende umva aribo bantu bashobora kudufasha then ugende ucekinge kuri record zose CCTV cameras zose buri kintu cyose sibyo buri kintu cyose yuko twashaka Peter you fine no I'm okay kibazo dufite hano ni fayirosi none se mani buriya koko wowe wari ufite ubwenge kugira ngo ugurishe uyu mutungo wabitekereje ute uzaho naguze hangane iki uzaho naguze hinjiza gute jewe niyo business yanjye ndagura naho naguze uje ukanyungura ngiye mpita mpagu oya ntiwabikagombye kubikora uza makuru ufite uyu mukobwa uhafite ikintu bita tipu zicyari cyo ndahizi no sese naturuje akabari usibye na tipu noneho abakiriya yinjiza umwama ha 1 million 500,000 ntabwo mbyicuza cyane cyane ko aho naguze nanjye harimo kunyinjiriza ikindi kandi aha ngaha ndacyafitemo share none ntari miliyoni zanjye basigayemo bagusigayemo miliyoni hanyuma hakaba harabaye habose ni ibigoryi basigayemo miliyoni 8 yego ariko bagenda bazinyishyura bunyi ku buryo batazi nayo basigayemo yego ndabyumva ubwo rero aha harimo stock y'amakaro yanjye barayafashe barayagurisha ibyo byose ndacyabyishyuza aha ngaha none se ubaye inyangamugayo ayo mafaranga uvuga bajya bakwishyura ntiwakagombye kuba inyangamugayo amafaranga bayanyishyura none se hanyuma sa miliyoni 8 zunguka ngayo mu kwezi gukiranuka niki ayo ni inyungu za miliyoni 8 zanjye mbese ko bashaka no kumpa nandi ibyo tubireke sibyo none se ubundi ubayeho gute kuva Jean Jacques yabura yewe urabona mbaye iki mbayeho neza uko mbishaka nkora nta mugabo nakwiteza ariko wari kunyibwira ngiye ntajyaza wowe Joseph ntabwo washobora ibintu bikisi kandi umuntu wahe ahubwo se isi wa mungu hano winji uyu niwe wasimbuye tukote muri uru isiko ari kunyara